kw'ibi bintu byemezo by'amafaranga mu buryo bushya hano mu Rwanda. Amafaranga yabaye danje, yabaye ikibazo, kuyomokana ni ikibazo, kuyinjirana hari umubare bavuga. Atubaye turebe twigarukira no ku kibazo cy'umutekano, turi buze kongera tugaruka none tugenda tubivugaho hano mu Rwanda. Bavuga ko mu murenge wa Kanyinya mu karere ka Nyarugenge haravuga urupfu rw'umwarimu wigishaga mu rwunge rw'amashuri rwa Kanyinya, bikekwa ko yaba yariyahuye muri ni mu gihe inzego z'ubugenzacyaha zikiri mu iperereza. Hano rero bavuga ko uyu mugabo umwarimu ukiri mutoya cyane, ubona ko akiri n'umwana rwose, bavuga bati berekeye ko bisanga yiyahuye. Hano ni kuri page ya TV1 mbona yabyanditse ku itariki, ndabona ari itariki 1 z'ukwezi kwa karindwi. Hano rero hari abantu nanone twigarukira komantere nka zingahe, aravuga ati ariko musengera igihugu pe, ibintu byo kwiyahura bigiye kuba karande, gusa icyo mpamya cyo nuko hari ikibyihishe inyuma kandi gikomeye, uzantanga kukimenya azambwire gusa riptuhe. Aravuga ati cyihishe inyuma y'ibintu byo kwiyahura ni bimwe magana yavuze ahari, ati hari igihe kizagera ubukene, inzara, kwiyahura, agahinda gakabije n'ibiki, agahinda n'ibiki. Abantu nabyo ari igihe bibaza ati ese bibiye tugezemo n'ibyaha biheho ko yagiye hanura, tubuhanuzi bwa Magane ni iki ngiki bwavugaga, ese ubuhanuzi bwa Magane ni ibi ngibi bwavugaga? Niko abantu benshi bagenda bibaza kuri ibi bintu. Mujye mutangaza amakuru y'ukuri, ntimukabeshye abaturage munashiraho umuntu icyaha. Umuvandimwe wanjye yarishe, ntimukashye rwose. Hano hari uwo bita Scovia Kiss Iradukunda Kevin, nyuje hano bari gukomatata. Mujye mutangaza amakuru y'ukuri, ntimukabeshye abaturage yanditse abaturage ko n'abaturage murashiraho umuntu icyaha. Umuvandimwe wanjye yarishe ubwo yashatse kuba ko yishwe, ntimukabeshye rwose akugira ngo mujyeho muvuge amafuti nk'aya. Mwakabaye mufasha abantu kubona utabera, bagizi ba nabi bagafatwa. Uyu mwana aravuga, uyu mukobwa aravuga yuko umuvandimwe we yishwe, niyo komanteri ye. Nono Dorane Kalista aravuga Scovia Visi Iradukunda Kevin, Paul Sana Rata Sister rekana nizo ngirwa abanyamakuru. Hano umunyamakuru yatangaje ko bisha, ariko umwana ahita avuga ati ntimukajya mwirwa mubeshya. Hano ni komanteri, umuvandimwe wanjye yarishwe. Nono rero niyo mugabo Mireye Fabiola aravuga ati Imana ikomeze we ngo Scovia Iradukunda Kevin bamutegeye mu nzira se cyangwa bamusanze mu nzu. Hano bamubaje niba baramutegeye mu nzu. Na Angelique aravuga nono uwo nguyo Mwizerwa Lucky Theopiste aravuga ati Scovia Iradukunda Kevin mwihangane kabisa, impfu zidasobanutse ziriho muri iyi minsi, ni ugusenga cyane. Urumva izi ni commentaire. Scovia aravuga ati uri mu bago Jean Paul cyane ni ukuri. Noneho uyu nguyu uri mu babo Jean Paul aravuga ati komera cyane mwihangane biragoye kubyakira. Noneho Scovia Visi Iradukunda ati ni mu nzu iwe, ngo ni mu nzu iwe bamutse. Urumva ko uyu mukobwa wa Scovia avuga ko uwo muntu bamusanze mu nzu bakaba ariho bamutsinda. Ariko ahangaha bakavuga kuri TV1 ahangaha bivuga ko ngo basanze niba wumvise ko bavuga ko ibyo mu kwiyahura. Ariko iyi komanteri abandi Angelique ati Angelique aravuga Angelique, ariko ni Angelique Paul Sana. Noneho Munyaneza Jean Damascene avuga ati nyamara musengera igihugu cyacu n'abagituye kuko turugarijwe. Nsabimana King Peace Isaac aravuga ati numva ngo ukoze ibyo muvuze yakoze ntabwo aririrwa. Imana ikomeze abasigaye ibarinde ubugoryi akoze. Nzero Jean Damascene aravuga ati ariko ubu u Rwanda si cyo gihugu kirimo abiyahura benshi muri Afurika y'Iburasirazuba yase. Nyamara rero dufite ikibazo pe. Iyo niko avuga. Noneho rero hari uwo bita Wimana Rose aravuga ati nshimye umukiza, ahubwo wowe uri feke. Bavuze Kanyinya ntabwo ari Kinyinya wa muswawe. Noneho Shine Kwitonda avuga ati aho bukera nanjye ndiyahura. Ni bavuga ati aho bukera nawe ariyahura. Noneho Ishimwe Olivier Gitara avuga ati tuzakomeza kwihangana kugeza igihe runaka ibintu
guhindukira muri iki gihugu. Ibyo kuvuga ngo mwarimu yiyahuye simbyemera. Avuga n'ubundi umwarimu yiyahuye, mwana wabona ariko aravuga ati ibintu byo kubeshya wapi. Umwana wacu Ariane Mawomba aravuga ati umwana wacu baramwishe ntago yiyahuye TV1. Ntago muri abanyamwuga kabisa, mwebwe mupfa kwandika mutageze aho byabereye, mwidusebereza. Umwana ntago yiyahuye, mujye muvuga amakuru mwahagazeho. Wabyumvise? Nono uyu nguyu nawe nundi mwene wabo ndatekereza ko ari mwene kuko nawe kumusubiza. Nono Tuyisenge Emmanuel aravuga ati Alliance Mawomba basi se nta nukekwa ngo bahereho batanga ubutabera gusa, umuryango mukomere pe Imana irabizi. Noneho uri mu babo Jean Paul aravuga ati mukomere cyane. Noneho baje bamwihanganisha, ariko Ariane Mawomba aravuga ati birababaje cyane kuba mukora inkuru mutahagazeho. Nta munyamakuru n'umwe wigeze ahagera. Njyewe narindi yo kuva bafungura inzu bakamusangamo. Mureke kudusebereza, umwana ntago yiyahuye, mukurikiza urubwa. Hano rero Ngabonziza Gratien aravuga ati ndumiwe ko kwiyahura bikabije buri munsi bikora Imana. Bosco ati wa mugani koko no mubize hashobora kuba harimo injiji. Hari nk'abivuga ariko arabaza bavuga ubu koko murabona abantu bapfuye muri uku kwezi kwa gatandatu bose. Uyu ni Samuel Hakuzimana umuzungu, Habakurama umuzungu, avuga ati murabona ko ubu mu kwezi abantu bapfuye muri uku kwezi kwa gatandatu bose ngo biyahuye. Nk'akibyihishe inyuma. Navuga ko hari ababahura ngo ndabeshya. Gusa izi ni ingaruka zo kwiheba n'ibibazo by'ubukungu bitifashe neza. Nubwo mwarimu agashahara kazahutse n'ibibazo birushaho kuzahuka igihumbi ku gihumbi. Noneho Mukantambara Claudine ati ndabona bamwe bikomye abanyamakuru, ariko mu gihe hatarakorwa iperereza bavuze ko bikekwa, ntabwo babihamije. None ahubwo niba ufite amakuru afatika kandi yizewe yaduhe, kuko nizere ko TV1 izazivuguruza iyi nkuru. Niba hari abari kuvuga bati hari umuntu hari abavuga bamwe ko yiyahuye abandi batiyahuye. Ndumva rero tubasa n'abagarukira kuri mwundi tukikomereza n'ibibazo bya hano by'amafaranga. Ariko turimo guverinoma y'u Rwanda iravuga ko ikeneye miliyari zisaga 500 ngo ibashe gusubiza mu buryo ibikorwa byangijwe n'ibiza biherutse kwibasira u Rwanda mu kwezi. Miliyari 500. Reka twikomereze. Bongere tubasuhuze mwese abadukurikira ku biganiro byacu muri mu Rwanda ndetse no muri no mu mahanga. Mwese mukomere cyane. Twongeye kubashimira kandi uburyo mukomeje kubana natwe muri biganiro. Uyu munsi tuje kugika ikiganiro tujemo hano turakora n'ubusesenguzi gato. Ni ikiganiro cy'amafaranga, inoti. Ibintu by'ibyemezo byafashwe rero ku kintu cyitwa amafaranga, cyane cyane mu gusohora amafaranga mu gihugu. Ntabwo rero urabona ko ari ibintu bitangiye kuba mediatize cyangwa bise bitangiye kuba ikibazo ubu ngubu. Turaza kureba impamvu hano. Nkunda kuvuga nti turareba mu ngoma icyo baba bari kubivuga. Ibi ngibi ntabwo byari bisanzwe. Niba hari gukekwa ko hari amafaranga ari gusohoka hanze y'igihugu, ko ngo hari umubare ntarengwa ugomba kujya usohokana wawugeza hanze cyangwa se ku mupaka urenze aho ngo ugomba kuba wanabihanirwa cyangwa se ugafatirwa. Ibyo rero ntibyari bisanzwe kuko wenda bashyiraga mu bikapu. Hari abari kwibaza bati iri tegeko cyangwa se amabwiriza agiyeho wasanga biza guhinduka, ugasanga bibaye nk'i Burundi. Urabona ko i Burundi naho byagezeho ngo bakabura amafaranga muri banki y'igihugu yabo. Bamara kubura amafaranga basanga neza banki y'igihugu cy'u Burundi barayikunguse, yarumagaye bagahita bafata icyemezo cyo guhindura amafaranga. No mu Rwanda rero buriya muri 1994 njya nkunda kubivuga, naho Inkotanyi zigifata ubutegetsi nabwo zahinduye amafaranga. Zimaze guhindura amafaranga abantu bari barabitabye, harimo nk'abantu bagiye babitaba bari byinshi. Nkavuga ati ibi ngibi ntago byabaho, wenda tuzongera tuyakoresha na nyuma. Ariko ifaranga buryo ryataye agaciro biba byarangiye aho ryamaze guhinduka. Benshi babuze amafaranga, nk'abari bayomokanye hakurya y'amazi ntibabonye uko bavunjisha. Abari bari mu gihugu nabo batabashe kuvunjisha, nabo ntibabonye uko bavunjisha, nyine nk'abataragiye gukora. Baravuga bati umuntu ufite ibigunguru by'amafaranga nimbijyana noneho sinzi ko biba amahoro. Nano rero babona ko gusohokana amafaranga
hari abari kwibaza bati se ibi ngibi iki cyemezo cyaba ari icyemezo gishingiye wenda yuko haba hariho akabazo kuko hari abantu se bari kuyasohokana bakajya kuyabika hanze y'igihugu, hari abari kuyajyana ngo wajye, kuko ntekereza niba bavuga bati amafaranga agomba kuba afite ubusobanuro, nuko haba hari impamvu zikomeye nyine. Hano baravuga ngo ibyo gufasha imitwe y'iterabwoba, izo gufasha iki, sinzi niba ari imitwe y'iterabwoba abanyarwanda babamo, ariko hari iyo bajya bavuga bati ngo wenda niba ari kwikanga ati u Rwanda rushobora guhura n'ibibazo ibi n'ibi bitewe n'impamvu izi n'izi, gufasha imitwe irwanya ubutegetsi yitwaje intwaro n'ibiki, ariko bakavuga ati ibifaranga bigomba gusohoka ukamema ariko bifite ubusobanuro. Ntekereza ko ubusobanuro bwo nk'abacuruzi bajya kurangura hanze ibyo byose ntabwo bazasohokana aya ngaya yagenwe n'iri tegeko, bajyana menshi ariko baravuga bati tuyajyanye ariko mw'ubu buryo agiye gukora ibi n'ibi, cyane cyane ko baba banamuzi. Ni ukuvuga rero gusohokana aya mafaranga urumva ko mbere wayasohokanaga wenda nta kibazo gihari, ariko ubu ngubu byabaye sakirirego. Nicyo kiro kiri kwibazwa hano. Rero turareba uyu mubare w'amafaranga, bavuga yuko ibyo wamenya ngo ku mabwiriza yashyiriweho abanyura ku mipaka y'u Rwanda bafite amafaranga menshi. Ibyo tugiye kureba ibyo hano uko hano bari kubivuga, ubwo murabyumva uwo bazayafatana nyine, ubwo urumva nta kuyagusubiza, uzanakurikiranwa turaza kureba. Nuko nyine buriya n'ibyemezo biba byafashwe ngo ni ukurwanya iyeza ndonke niba ari n'ibiki byose turareba. Nuko reka mbibutse gukora subscribe, like ndetse na share ku biganiro byacu kugira ngo dukomeze dusaranganye ibi biganiro. Hano rero amabwiriza mashya y'urwego rushinzwe ubutasi, ni urwego rushinzwe ubutasi, urwego rwa bamagigiri kuri Mali. Ubutasi kuri Mali ateganya ko umuntu ugiye ngo ni ubutasi ku Mali, ateganya ko umuntu ugiye kunyura ku mupaka w'u Rwanda afite amafaranga cyangwa inyandiko mvunja amafaranga zifite agaciro kangana cyangwa karenze miliyoni 10. Abanyarwanda bafite ibifaranga byinshi cyane, hari wenda bavuga ati ndabijyanye, mbega ni ukuvuga ngo ntekereza ko uzi kwa kundi ushobora nko kuvuga uti ndayakura mu Rwanda njye kuyabitsa muri banki yo hanze, wenda si uko mu Rwanda hasigaye bavuga bati igihe ujya kubitsa amafaranga wenda baguha nka waba ufite nka miliyoni 100 ugasanga wenda ntugiye kuzibikuza ngo baziguhe, ugasanga wenda abanyarwanda bashobora kuvuga ati aho reka tuzabitse muri banki zishobora kutworohereza ku bushake zo hanze n'iki. Ibyo ngibyo urumva ko kuyajyana uva ngo ngiye kuyabitsa muri banki yo hanze, urumva ko nabyo byaba ikibazo, keretse uri umucuruzi. Nicyo kigaragara. Ni amabwiriza rero yasohotse kuwa 26 Kamena 2023 yerekeye imenyekanisha ry'amafaranga cyangwa inyandiko mvunjisha amafaranga zishyurwa uzifite byambukiranya umupaka. Ayo mabwiriza rero y'umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe ubutasi ku Mali, ubutasi ku noti nyine ku mafaranga, avuga yuko uwo bita Gashumba Jeanne Pauline yerekeye kurwanya iyeza ndonke, gutera inkunga iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwiza ry'intwaro za kirimbuzi. Uburyo bwo kumenyekanisha cyangwa gutanga amakuru ku mafaranga cyangwa inyandiko mvunjwa amafaranga zishyurwa uzifite byambukiranya imipaka. Aha ngaha bakomeza bavuga ko agenga umuntu utwara mu mufuka, mu modoka cyangwa mu mizigo ye amafaranga cyangwa inyandiko mvunjwa amafaranga zishyurwa angana cyangwa arenze ikigero giteganywa n'aya mabwiriza mu gihe yinjira cyangwa asohotse mu ifasi ya Repubulika y'u Rwanda. No kuvuga ko za mpapuro mesha amafaranga cyangwa se zingana zifite agaciro runaka cyangwa se amafaranga runaka miliyoni ziriya bavuze zisohoka ku mupaka w'u Rwanda, cyuko hari itegeko rimeze. Biteganywa ko umenyekanisha ayo mafaranga ari umuntu ufite nibura imyaka 18 y'amavuko cyangwa uri munsi yayo, iyo adaherekejwe n'umubyeyi we umurera cyangwa n'undi muntu. Bakomeza bavuga bati amabwiriza akomeza ati umuntu wambukiranya umupaka atwaye amafaranga cyangwa inyandiko mvunjwa amafaranga zishyurwa uzifite agaciro kabyo kangana cyangwa karenze miliyoni 10 cyangwa se
bingana nabyo mu bundi bwoko bw'amafaranga yinjira, anyura cyangwa asohotse mu ifasi ya Repubulika y'u Rwanda. Yinjira cyangwa asohotse mu ifasi ya Repubulika y'u Rwanda, akora imenyekanisha ry'ukuri cyangwa agatanga amakuru akwiye ku rwego rubifitiye ububasha. Wabyumvise? Ngo ni amabwiriza akomeza agira ati umuntu wambukiranya umupaka atwaye amafaranga cyangwa inyandiko mvunjishwa amafaranga zishyurwa uzifite agaciro kangana cyangwa karenze miliyoni 10 karenzwe miliyoni 10 y'amafaranga y'u Rwanda, cyangwa bingana nabyo mu bundi bwoko bw'amafaranga yinjira, anyura cyangwa asohoka mu ifasi ya Repubulika y'u Rwanda. Urumva ko ari amafaranga angana gutyo yinjira cyangwa asohoka. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba waruje naho ku mupaka w'u Rwanda ukaza uyatwaye nko mu gikapu, uyinjiza angana na miliyoni 10, tuvuge wenda uri i Burayi ushaka kohereza nk'umuntu uri mu Rwanda, cyangwa se uzanyure ku mupaka umumpereza miliyoni, ahangaha nyine bazigusanganya utazimenyekanisha uti nzafata miliyoni izi ngizi nzagira. Ibi rero ni ku mupaka, ariko bitandukanye nuko bayakoherereza mu buryo bayakohereza burya bazwa amafaranga kuko abayaciye muri serivisi, niba ari za mobile money cyangwa se niba ari za banki, kuko banki ziba ziyaza anakuvaho burya yanasoze wanasoreye leta. Ni ukuvuga baza umuntu ajeho byanze bikunze, ahubwo ni ya mafaranga aza ari cash muri bwa buryo mu mifuka cyangwa se iki. Noneho yinjira, anyura cyangwa asohoka mu ifasi ya Repubulika y'u Rwanda, akora imenyekanisha ry'ukuri cyangwa agatanga amakuru akwiye ku rwego rubifitiye ububasha. Ubeshye bavuga ko ahita akurikiranwa n'amategeko. Aya mabwiriza ateganya ko iyo hari umuntu utwara amafaranga ukoze imenyekanisha cyangwa utanze amakuru atari ukuri, cyangwa udakoze imenyekanisha cyangwa udatanze amakuru, umukozi w'urwego rubifitiye ububasha ahagarika utwaye amafaranga cyangwa inyandiko mvunjwa amafaranga yishyurwa uyifite, akanabifatira mu gihe kirenze amasaha 2 kugira ngo hafatwe ikindi cyemezo. Ni ukuvuga ko abanza kubifatira mu gihe kirenze amasaha 2 kugira ngo bibanza bifatirwe icyemezo. Icyo gihe asaba umuntu utwara amafaranga amakuru ajyanye n'inkomoko y'ayo mafaranga cyangwa inyandiko mvunjwa amafaranga yishyurwa uyifite n'icyo bigiye gukoreshwa. Ni ukuvuga ngo niba ujyanye amafaranga hanze, aje gukora iki, bigenze gute kugira ngo hakorwe. Ni ukuvuga ngo icyo gihe asaba umuntu utwara amafaranga amakuru ajyanye n'inkomoko y'ayo mafaranga cyangwa inyandiko mvunjwa amafaranga yishyurwa uyifite n'icyo bigiye gukoreshwa. Icyo gihe kandi ahita aca uwakoze imenyekanisha cyangwa uwatanze amakuru atari ukuri ihazabu yo mu rwego rw'ubutegetsi ingana na 5% by'amafaranga cyangwa y'agaciro k'inyandiko mvunjwa amafaranga yishyurwa uyifite yaratwaye, bitabangamiye ibihano mpanabyaha. Urumva ko hazamo n'ibihano. Nuba ku ifaranga ryose nyine ryinjira cyangwa risohoka rigomba kuba rizwi n'icyo rigiye gukora naho rigiye gukora. Ni ukuvuga rero ko iyo ibintu bije ubu, ni ukuvuga ko bitari bisanzwe. Hagati rero sindamenya uko niba ushobora kuyasohoka iyo byose ntekereza ko bisobe ngo mbijyanye mu yindi banke, wenda uri umuntu nyine byabaye ngombwa ko bagira, ntekereza ko batavuga mu Rwanda nta banke zihari bijyana mu mabanke yo mu Rwanda. Nicyo ntekereza. Iyo hazabu rero ishyirwa mu kigega cya leta. Urwego rubifitiye ububasha rumenyesha umurwego ibyabaye n'icyemezo cyafashwe mu gihe kitarenze iminota 30. Iyo habayeho gukeka iyezandonke bihindura isura. Amabwiriza ateganya ko iyo habayeho gukeka iyezandonke kubona amafaranga ku buryo budasobanutse. Ni ukuvuga ngo iyezandonke nyine babyita ko ari ukubona amafaranga mu buryo budasobanutse. Hano nibyo bise iyezandonke. Sinzi uyabonye uyatoye wenda ukayatora mu nzu ukabura nyirayo, cyangwa se abantu basabiriza ku muhanda, ariko biriya bintu byabo ku mugani bazaza afite nk'amamiliyari kubera asaba ku muhanda, buriya bafite ibyangombwa yuko yayasabye. Nabyo mujye mutubwira uko bimeze ibingibi. Gutera inkunga rero iterabwoba, gutera inkunga ikwirakwiza ry'intwaro za kirimbuzi cyangwa ibyaha bifitanye isano nabyo. Umukozi w'urwego rubifitiye ububasha ahagarika utwaye amafaranga cyangwa inyandiko
mvunjwa amafaranga yishyurwa uyifite, akabifatira kandi akamenyesha urwego uko gukeka kwabaye mu itwarwa ryambukiranya imipaka mu gihe kitarenze iminota 30. Nibuke ko Karasira Aimable nabyo mu kirego bamurega bagaruyemo bya bindi by'amafaranga ye kandi bari baragikuyemo, ariko ejo bundi nabonye ngo barongeye kubirega, ariko bakavuga ngo hari amafaranga niba arangahe, niba ari amadolari angahe, ngo atasobanuye inkomoko yayo aho yaturutse, ariko ntekereza ko nta buriya byose ubusobanuro wasanga buhareretse ko bitewe na Karasira abantu b'abasitari nka bariya. Ubuse nk'urugero tugarutseho gatoya, buriya ugiye nko ku mudamu wa Theogene uri uherutse kwitaba Imana muri uko ridashira, yavugaga uburyo abantu bagiye bamutera inkunga ku mafaranga kuri mobile money n'ibiki byose paka yubatse inzu n'ibiki n'ibindi. Hari n'abagendaga bakayamuha wenda bahuriye mu nzu, hari n'abo yabaga ari kugira ari gusengera bakaza bakayamupfumbatisha mu ntoki bakamuhereza. Biriya nabyo biri mu bigize icyaha buriya, kuko ari umuntu wamuhaye ku bushake bwe kandi nta kintu bari kugura, nta n'iki bari kumutumamo, ahubwo ari uko wenda yagize. Biriya ntekereza ko bisa neza n'ibyo Karasira Aimable hariya uko byari bimeze nk'umuntu wari umuhanzi, umuntu wari uzwi w'umwakitifu ari kuri imbuga nkoranyambaga n'icyantu bakagenda. Mbona bya Karasira Aimable nabyo bavuga ati hari igihe abantu bashobora kumuha bitewe n'ubusitari bwe ari benshi ku buryo ashobora no kuyoberwa abantu bagiye bamuha. Nk'urugero nanone ture nk'izi televiziyo za Freemax TV, bariya bitwaga Yago n'abandi babonaga bagendaga mu baturage ukabona bagiye gufasha abantu, barasa amafaranga babaga bakuye mu mifuka yabo, n'amafaranga bagendaga baherezwa n'abantu benshi batudufashe tubona ukora ibikorwa ibi n'ibi, uwo bahuriye mu nzira umwohereje kuri hehe, ku buryo ashobora no kubura izo data cyakaze. Ibyo rero mu by'ukuri ahangaha sinzi ukuntu iri tegeko rimeze, ariko hari ahantu ryagira ahubwo bikareba ati icyo yagiye gukora koko ni igiki, byagenze gutyo. Ahangaha rero urebye ko ibyo ngibyo mbona ari ibintu bibaho. Hari itegeko ryagombye kubahirizwa d'abord mu mirimo ya leta, kareba se uyu muntu turi kumuha ari ruswa, ari kugira ngo dukore serivisi igendanye no kwica akazi ka leta n'ibiki n'ibindi. Aha tuzagenda tumenya neza iby'ibi bintu, ariko ibyo bintu ntibyari binamenyereye cyane, byatangiriye kuri Karasira ariko baza kubikora none ubu ngubu baracyabikurikiranye. Akomeza arasaba umuntu utwara amafaranga amakuru ajyanye n'inkomoko, utwara amakuru ajyanye n'inkomoko y'amafaranga cyangwa iy'inyandiko mvunjwa amafaranga yishyurwa uyifite n'icyo bigiye gukoreshwa, kandi ashyikiriza ikirego urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu gihe kitarenze amasaha 3 iyo hari impamvu zikomeye zituma hakekwa iyezandonke. Noneho gutera inkunga n'iterabwoba, gutera inkunga ikwirakwizwa ry'intwaro za kirimbuzi cyangwa ibindi byaha bifitanye isano nabyo. Iyo umukozi w'urwego rubifitiye ububasha abonye nta mpamvu zifatika zituma akeka iyezandonke, gutera inkunga iterabwoba, gutera inkunga ikwirakwizwa ry'intwaro za kirimbuzi cyangwa se ibindi byaha bifitanye isano nabyo, asubiza amafaranga cyangwa inyandiko mvunjwa faranga yishyurwa uyifite utwara amafaranga. Icyo gihe rero urwego rubifitiye ububasha rwohereza raporo urwego imenyekanisha ryakozwe cyangwa amakuru yatanzwe n'umuntu utwara amafaranga mu gihe kitarenze iminsi 2 rukoresheje uburyo bwose bw'itumanaho bwemewe n'amategeko. Hano rero ngira ngo ni ibyerekeranye n'amafaranga nyambukamipaka, bya bindi tuvuga ko gusohora cyangwa se kwinjiza, ariko ya mafaranga bagennye bavuga bati miliyoni, niba ari miliyoni 10, niba ari umubare ungana kuriya, bavuga ati ni mu rwego rwo kurwanya ibyaha cyangwa se iyezandonke n'ibindi. Hano rero ni biri hano iwacu mu Rwanda, ni amategeko hano mu Rwanda, twavuga ko ari nk'amategeko mashya. Abantu hano bagiye bavuga bati kubera iki se ibi bintu ko bitari bisanzwe mu Rwanda, byatewe n'iki, kubera iki byabaye hano bikaba ari ubwa mbere bibaye. Mbega nicyo kintu abantu benshi bagenda bibazaho bati ntabwo ahanini byari bisanzwe, atahari bishoboke kuba
hari abantu bitewe n'ibibazo bagiye bavuga bati mu mabanki hari abagiye bakiriya cyane bati mu mabanki ujyamo ibibazo by'amafaranga ugasanga ntibaguha amafaranga, hari abagenda babivuga niba bigikomeje ubu ngubu ntawamenya, ariko wenda ukaba wakwibaza uti ibi ngibi byaba biri guterwa n'iki muri rusange. Avuga ati se haba harimwe abakarumye bati ibifaranga bacu no turajya kubibitsa hanze. Nibyo navuze rero, udafite ubusobanuro ntabwo uzagenda ngo usobanure amafaranga yanjye kuyabitsa hanze, kubera wavuze ko yabitsa hanze ko banki zo mu Rwanda zabuze. Hano rero reka tusome iriya cyari ikinyamakuru Igihe twari turi gusoma iyi nkuru, bakomeza bavuga reka turebe komantere wenda hari ikintu ziri butubwire. Rwa ikinyamakuru Igihe cyasohoye ku itariki 2 z'uku kwezi nyine kwa 7 2023. Hari dore n'umwe zaravuga sinzahaza nta kibazo. Hari uwo bita Nuza Munyaneza Damascene avuga uzaya tapfunire aho wibereye. Ari ARC urunana Nyarwanda France, ayo mabwiriza akwiye kwambuka imipaka akagera mu bihugu byo hanze nka za Seychelles na za Qatar, aho Paul Kagame yagiye kurunda imitungo ye. Hano yo ni ARC bivuga kuri page Facebook y'igihe.com. Ndabona ariyo komantere. Hano hari uwo bita Ntuza Nambajimana Vicky Vianney aramusubiza ati watubwiye imitungo ahafite se, niko ari kuvuga. Hano rero yavuga ati wanga buriya yagiye mu rwego rw'ubuyobozi ati n'abayajyana mu mahanga ati ibyo byose nyine ayo ngayo nubwo yajya Seychelles cyangwa se hehe n'ahandi hose nyine narenga umupaka. Rega umupaka kuvuga ngo umupaka Kanombe se hose umupaka niba ujya hanze naho uyajyanye burya wese abagomba gusakwa uko byagenda kose. Nikose ubwo se His Excellency ubwo subwambuzi Rwanda government itangiye ubwo se oya ntago ubwo subwambuzi Rwanda government itangiye umuntu naba yigiriye kurya ayi hanze ngo ajye no kwisobanura. Niki ubwo ubuze ubusobanuro bwumvikana bazajya bayamwaka. Icyo mutazi nuko intore tutaganya no mu ishyamba ry'inzitane twishakira ibisubizo. Ayo nguyu rero nicyo yarari kuvuga ahangaha ati buso ugiye kuyarya witwariye miliyoni 20 avuga uti ngiye kwinjoyinga zaguramo n'utu ngiye kwitemberera. Ugomba kuba nyine ufite justification kandi yumvikana. Yajya bakareba ati ubugiye kutya miliyoni 20 abanyarwanda mwamenyereye kurya ipura y'imyumbati n'iki ugahita uhaga uzagira. Noneho bita rero Wiri Rotani karavuga ati tuzajya tuyabaka niyo mwakwisobanura hari igihe twakumva atari byo. Ihe twishakira amafaranga tukanga kunyurwa n'ubusobanuro. Burya ari ikintu cyambere ugomba gutinya cyambere gikomeye. Ni ikintu cyatumye itegeko rijyaho kandi ritari risanzwe rijyaho. Kandi burya ubusobanuro ngiye mbivuge ahanini kwisobanura nafite motif, ariko nyine hari igihe uzareko tujya impaka abacamanza 3 baricarana babiri bagafata icyemezo babona ari cyo, ariko umwe akavuga akumva ko atari cyo akavuga ntakanyuranya nabo. Nukuvuga ngo rero babiri baba bafite uko babona ibintu, nukuvuga ngo abantu rero ntibabona ibintu kimwe. Bishatse kuvuga ko nubundi ari ushobora kuba ayajyanye mu buryo bwumvikana ko avuga ati ndayajyanye amafaranga ni miliyoni 20 eshanu nzaziha umuryango wanjye, izindi 5 zanjye izindi 5 zihe kanaka, izindi nziryemwo firingi gutya. Bakavuga ati ibyo se birashoboka abantu sugiye guha amafaranga ivi na ivi gutya, bakubona ko ibyo bintu byo byose bidasobanutse bakaba bikoko bitaguhira. Hano rero aravuga ati Niki Orasa aravuga ati Habimana Israel ibyo nibyo wivugisha byakubayeho waba ureba itiku utera mu gihe bakubwiye bati ubusobanuro utanze ntibwumvikana neza unasubiye inyuma ubwo ugiye mu rugo tuzaba tubikurikirana. Hano Habimana Israel aravuga ati ubusobanuro nibwo busabwa sukuburana. Ikindi ugomba kumenya nuko nawe utari uwawe ngo wigenge. Hano rero bakomeza ari abantu Segimana Steven aravuga ati singaho abaryi babaye benshi tuzajya duca kwaje maze dutangeho ari inganiye. Hari igihe watanga bakayatwara. Buriya nyine ni icyerekana ko
hariya urabugenda ugateremana n'agafuka ka kawunga bakagatwara n'iki cyangwa se bakakakurasana, ntawe urumva cyo nyine bagomba gukaza. N'ubu agufata nyine ubitwaye gutyo, ibyo urumva ko niba ari ushaka kubijyana cyangwa ashobora kubyomokana, ibyo byose hari impamvu ikomeye, cyangwa se bishobora kuba bigaragara ko ari abanyarwanda benshi bari gusohora amafaranga hanze y'igihugu ntagaruke. Nicyo kintu ngiye ntekereza, aho kugira ngo hajyeho itegeko ritari risanzwe, nuko hari ikintu kidasanzwe cyabaye cyangwa se kiri kuba mw'icyo gihe. Ibyo bintu nagira ngo tubyumve kimwe, kuko ngiye niko mbitekereza. Noneho rero Ismael ndazifite 10 ndazifite, ariko ninjya kugenda nzabanza ngureho y'igihumbi maze bandeke nigendere, zizaba zitacyuzuye 10. Ibyo bishaka ibyo burya amafaranga burya mu bwe ko ufite ni 9,990 bareba ati akujya kuyokano ntizuzura 10. Bati ibi ni ibiki? Bati bugi nawe rega ufite ngegereza ko ufite ni 9 ari abakubaza bahuza ijyanye, niko nge mbitekereza. Mandoza Tereza aravuga ati naringize ubwoba kubera nari mfite miliyoni zanjye 10, ariko nzashaka uwo ngurira kabyeri k'igihumbi, ndumva 10 zitazaba zicyuzuye. Elisa Nizeyimana aravuga ati ibyo bintu ntituzabishobora, baba batubaza iki ariko ku mafaranga yacu? Ndarakaye ngewe. Hano w'amahoro Theodotete aravuga ati ibanga abanyarwanda tugendana noneho n'abarundi bararimenya, uzi ko ari danje. Cyakora nubwo ntararenga n'umupaka wa Gatuna, Imana ihe umugisha u Rwanda n'abanyarwanda. Ahangaha niho bavuga abo ibyo bireba umugani n'abomoka imipaka bagenda, abibereye mu gihugu bo ntago hari ibyo ngibyo ntibari, kuko n'ubu nta hantu wagiye, tuba twibereye aho ngaho twicariye tureba uko ibihe bigenda bisimburana iteka. GDT Nduti aravuga ati ndumiwe koko. Mukaremera Marita aravuga ati numva amabwiriza yakabaye ku Barundi kuko nibo banke yabo yibwe. Ariko kumati cyangwa sinzi kiretse niba mu Rwanda mugane ubundi za bayafite mu Rwanda ntibayomoka. Ariko nyine ikintu mbona cy'ikibazo gikomeye nuko bishobora kuba hari abantu bari kuyambukana bigendera tu, cyangwa bakajya kuyabitsa hanze. Nicyo kintu gishobora gushyiraho izi kondisiyo zikomeye cyane zigendanye n'aya mafaranga, kandi nyine bitewe n'imbaraga nafite n'ubundi yabishatse kuyomokana n'ubundi ntiyabura aho yacisha ku bwenge. Ndumiwe koko. Noneho Mukaremera Marita aravuga ati numva ayo mabwiriza yakabaye ku Barundi yibwe banke. Maximum Dezimus karabaye karabaye. Muganga Theogene aravuga ati yewe nta nayo nagiraga, ariko abagiye kwamburwa aho no kuhafungirwa ni benshi pe. Munyaneza Jean Damascene aravuga ati abayatunze barambabaje. Obita rero Juste aravuga ati mu by'ukuri ibi ntibikwiye muri leta y'u Rwanda, kuko niba umuntu ashoye imbaraga ze nta mpamvu yo kumuryoza utwo yavunikiye, ahubwo leta ni ikaze umutekano abayafite ibisambo bitazayabiba. Naho rwose bimeze gutyo ntago nazagaruka mu Rwanda, ayanjye ntayashora imahanga. Aho bireba ubwo rero barabe bumva. Undi nawe ati agiye kurangura azafite justification kame bazaba afite ubusobanuro. Wo bita rero JD akora Imana avuga ati ujye ayafite we byifashe bite. Jean Dodier Igabira avuga ati ngaho ibyo ni ibiki? Mbega abantu benshi urabona ko bakiriya kwiki kintu cyane, bavuga bati ibi bintu noneho bije bitari bisanzwe by'uko amafaranga y'u Rwanda agiye kujya kwambuka umupaka bashyizeho ntarengwa y'amafaranga ugomba kugira komokana. Bayagufatana bataye amafaranga uyajyanye hehe? Yakomoka umupaka bati uyainjije mu gihugu yajyanye hehe ajate? Ibyo ntekereza ko mu Rwanda ari ubwa mbere kuva na ryari hari ntibyigeze biba. Uyu nguyu nawe ati hari wavuze ati ibi ngibi byagombye kuba mu Burundi ho bibye banke yo mu Burundi.
naho mu Rwanda ko tuzi ko nta banke yigeze yibwa, byagenze bite noneho aka ni agaki noneho tubonye ko ibi bintu bitoroshye biri kugenda biba iwacu mu Rwanda. Mu Rwanda rero hari utuntu tw'udushya twinshi cyane turi kugenda tugiye tunyuranye, si n'udushya, hari n'ubugizi bwa nabi, urugomo, ubwicanyi bwa hato na hato. Murabona ku munota ariko si ku munota burya ku munota abantu baba bashize, ariko nta munsi upfa kuwita cyangwa se ngo hirenze 2-3 utabonye hari umuntu utangaza ngo kanaka yishwe, uvuze ngo yimanitse, byagenze gute. Hari ibintu byinshi cyane hano mu Rwanda, rubona ko hari ibintu uvuga ko hari ibintu bifite umuvuduko bidasanzwe. Hano ndabona hari umukozi ngo wa kampani ya ISO nawe bishe, inyuma y'aho wumvise bishe niba ari umunyerondo wa hehe hariya, ngira ngo twarabivuze, bari gutesha ngo abantu bari kugenda biba Kibagabaga hariya. Nuko rero ni ibintu nyine biri ahangaha, ibintu biri aha rero dukomeze turebe, tubitegereze neza, amaherezo yabyo tuzabimenya neza uko bizagenda. Hano rero bavuga yuko kuri iki kintu nanone cy'ubwicanyi nari mbaye nk'ugarukaho gatoya. Mu bihe byashize bavuze umukozi wa ntuza muri ba banyerondo Kamembe ngo za Kibagabaga wakubiswe ibuye, barwanye n'abasore rwose, bamwe bari kugenda ngo biba, akubita umunyerondo w'umusaza imyaka 58 ibuye mu mutwe, inzogera zihita zirenga, ahita hasiga ubuzima. Ibyo rero iyo tuvuze umutekano, ikibazo cy'umutekano mu Rwanda, ndakurahiye baradusimbukana ngo turakabya ngo tuzane intoza. Abandi nabo bati mu Rwanda hari umutekano, nta wakombye guhagarara. Ariko umutekano burya kuri wowe iyo ubona nta kibazo wagize uravuga ngo ari umutekano, ariko abajura bateye iwawe bakica umwana, ahangaha uravuga uti hano hari ikibazo wakumva no hepfo, wakumva no hirya. Iyo ubaye uri umuntu utekereza kandi ufite umutima w'urukundo, uhita uvuga uti ahubwo twagombye gushakisha uburyo iki kintu duhangana nacyo cy'umutekano. Ariko ntuvuge ngo hari umutekano, buriya bavuga ngo hari umutekano, hagize uwo bamenera nk'imodoka, uhaburira ubuzima wo mu muryango we, yavuga ati bya bintu burya ntago byoroshye, ntawe mbyifurije. Ariko impamvu babivuga nuko abo ngabo ubuzima bwabo buri safe, nta kibazo bafite. Hano bavuga ko umukozi wa kampani ya ISCO yasanzwe ahambiriye yapfuye. ISCO rero ni kampani zingizi zirinda umutekano ahantu, yasanzwe ahambiriye yapfuye. Hano rero ni mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo, uwo bitangira umukiza John wakoraga akazi ko ku burinzi ku ruganda rutunganya amakaro, basanze yapfuye aboshye amaboko anapfutse umunwa. Hano rero ni ku ruganda rutunganya amakaro Kamewasa. Rero uyu yari umugabo w'imyaka 59 y'amavuko, akaba akomoka mu murenge wa Mbuye mu karere ka Ruhango. Ngira umukiza rero yakoraga uburinzi ku ruganda rutunganya amakaro ruherereye mu mudugudu wa Ruseke, akagari ka Kabyeyi, mu murenge wa Nyarubaka mu karere ka Kamonyi. Hano riri inkuru dukesha ikinyamakuru Umuseke cyo ku itariki ya 22 z'ukwa karindwi 2023 saa 9 na Elize Mukunzi, avuga ko umunyamabanga nshingwabikorwa rero w'umurenge wa Nyarubaka Mbonigaba Mpozenzi Providence yabwiye Umuseke ko amakuru y'urupfu rw'uriya mugabo yamenye mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki ya 2 Nyakanga 2023. Yani tubabwira tuti ntago ibintu byoroshye, ikibazo cy'umutekano ni danje. Ikigarura humva he ariko bajya bati mwizerwa uzana ibikabyo, amatitere y'ikabyo mu Rwanda byacitse. Ariko zabo muvuga ko bidakomeye, ni muvuga ko ibintu byoroshye kuko we nta kibazo ufite. Muzaremu Umufaransa umwarapfa, nakoze n'Umufaransa umenya ari umwimukira wawo n'abapolisi, ariko uzari kundi igihugu cyabaye ahise babona ko gupfa k'umuntu ari ikibazo gikomeye cyane. Ariko hano uyu nguyu bamusanze aboshye apfutse umunwa yapfuye. Hirya naho uzahumva aho twavuze nanone twasanze abagore bari gutaka bati badufata ku ngufu duciya. None Mboniga baravuga ko abahageze basanze aryamye kandi abonye amaboko aboshye amaboko, bakeka ko yishwe. Ati abamubonye nuko basanze bimeze kandi nta wakoze ku murambo we kubera ko babanje
gutekereza ko inzego z'ubugenzacyaha zihagera. Bamwe rero mu baturage baturiye uru ruganda bavuga ko uyu Ngirumukiza yari inyangamugayo kuko yangaga ko abakozi banyereza ibikoresho by'uruganda, bagakeka ko mu bamwishe harimo abo bakoranaga nabo. Abaturage rero bifuza ko inzego z'ubugenzacyaha zikora iperereza kuko ngo hari n'ababyigambaga. Gitifu Mbonigaba rero avuga ko ubu izo nzego z'ubugenzacyaha n'iz'umutekano zamaze kuhagera kuko umurambo wa nyakwigendera wari ukiri aho ku ruganda ubwo twarihaga iyi nkuru. Ubwo rero nyuma yo gufata ibimenyetso uwo murambo ngo urajyanwa mu bitaro bya Kacyiru kugira ngo usuzumwe. Hano rero ni bya bindi twagarukagaho, ni inkuru z'umutekano. Ibi ngibi biri muri cadre y'umutekano. Ntabwo ngo wavuga ngo umuntu buryo uvuga ko atari ikibazo cy'umutekano ari uko umuntu atiyishe. Uyu munsi Minisitiri Musabyimana Jean Damascene Rade umunyamabanga wa leta Ngairasu Mutankwiki abitabiriye iyi nama bunguranye ibitekerezo ku ngamba zo guteza imbere akarere ka Rutsiro. Akarere ka Rutsiro hari abaturage batakaga cyane yuko babahaye imbuto ya fake y'ibiribwa. Nuko rero reka abakunzi bacu twiganire ku musozo w'ikiganiro, tubashimire kandi mwese uburyo mukomeje gukurikira ibiganiro byacu, uburyo mukomeje gukora subscribe, like ndetse na share ku biganiro byacu, tubasaba kugira ngo mukomeze mubane natwe. Ni Mwizero wa Silva rero, Perezida Pesi imbere kuri Kigali mu Rwanda. Ikiganiro nakagaruka tuzongera kandi dukomeze mubane natwe umunsi ku munsi. Ciao.